niki aca abantu mama niki ni promotion yazanye kuko andi mashuri narabikurikirana nsanga abaca amafaranga menshi. Mama niki nanamubaze se bishyura ngahe ambwiye mbanza avuga ntiye urikanga ati nangahe mitavuga ni kuki ntabimenye na mbere hose kandi nuko reka tubigira ibanga ariko baca udufaranga duke cyane ni nk'uko kugura umuneke pe mbere se ni nk'utwugura umuneke ni nk'utwo kugura umuneke cyangwa urusenda oya ni byiza cyane ubishaka wese yambyaye akiri mutoya nigeze abona ubushobozi nyine bwo kungumana muri no Kigali ego naje nyine kujya kureberwa kwa nyogokuru ukuntu naje kwisanga inaha i Kigali nyine mama nyuma yaje kuntwara yaje kugutwara akugarura muri uyu mujyi wa Kigali hanyuma yarakoze kubera ko yarabonye adafite ubushobozi bwo kukugumana koherereza umubyeyi we nawe akora iyo bwabaga araza arihiringa cyangwa se arihinga abona ubushobozi agarura wa mwana yari yarohereje kwa nyogokuru. Watubwiye ko witwa Papa Kigali nk'ibisanzwe. Ese Papa Kigali wowe twigeze kubonana ukunda gukina amafilime cyane atandukanye TikTok ahantu hose ku macano ndakubona. Ese Papa Kigali kugira ngo wisange muri uyu mujyi wa Kigali wowe byaje bite? Njyewe murabizi nababwiye inkuru yuko naje Kigali n'icyari kinzanye ntabwo nenda kubigarukaho. Ese nibuka ko ngo waje ushaka Marina. None se nongere mvuge Marina kandi nise mbyibuka warambwiye ngo nzi yeranje uziye dukora ikiganiro ngo gisoze ntavuze Marina si wowe umunzaniye none araje mvuge Marina se oya buretse sawa. None se jewe ikintu nshaka uyu mwana w'umukobwa kugira ngo mutekereze kuzana hano kuri iyi cano ku kiganiro byavuye he mwabitangiye mute? Ndashaka ko mwibwira abakunzi bacu. Tuba ari nawe arabwira uburyo tuziranye cyangwa bari ako nabari wo bivuga oya ari bivugesha bivuga. Ego Papa Kigali turaziranye cyane ni inshuti yanjye duhuzwa n'ibintu byo gukina amafilime ku ishuri. Ego Papa Kigali nyine nifuje ko ari ikiganiro naganira nawe nza kumusaba ko twazafatanya kugira ngo dusore icyo kiganiro nubwo bitakunze akaba atari cyo twakoze ariko nacyo turateganya kuzagikora. N'aka kanya turaganira. N'aka kanya turi kuganira. Aha none se icyo kiganiro mwateguye ni ukuvuga ko cyabasabye kugikorera repetition kugira ngo rwose muzakiduhe gihiye cyangwa mwaricaye muravuga ngo tuzaganire kuri iki? Erega burya n'amateka na yaba meza. Mu by'ukuri twagize n'amahirwe nyine twaje twasanze n'umunyamakuru ibintu bituzanye hano ni ibintu nyine by'ubuzima busanzwe inkuru z'ubuzima gute na gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Bumva rero umunyamakuru we nk'umunyamakuru ugomba gukora akazi kawe natwe nk'abatumirwa tugakora ibyatuzanye. Ni cyo umunyamakuru ubereyeho. Nishimiye kubakira ariko nkagira nti ese Alice ubundi Papa Kigali murigana mwiga ishuri risanzwe cyangwa mwiga ibijyanye na filime? Kwiga ibijyanye n'amafilime kwa Mama Nike. Nta kibazo no kumwamamariza, nta kibazo kuri cano yacu. Mama Nike ni umubyeyi wacu dukunda, nta kibazo nabyo biremewe. Hanyuma rero muricara muti tugomba gukora ikiganiro kuri cano yo kwa Mama Kibaye. Nishimiye kubakira. Hanyuma se Aline nakubaza akabazo gateye amatsiko ko nkureba nkabona uri umwana mutoya, iwanyu ni Kigali cyangwa se ni mu ntara? Iwacu ongera ijwi. Iwacu ni Kigali ariko njyewe narerewe mu ntara ya he? Ntara ya Butare mu majyepfo. Uvuga i Kigali? Ego. Hanyuma se urumva ushobora kubwira umuntu ngo mu ntara ya Butare? Ego mu ntara y'amajyepfo. Ni amajyepfo mu karere ka Huye. Hanyuma se ko wavukiye i Kigali
aribo dukunda kwita ngo ni kavukire. Waje kwisanga ute kugira ngo ube wararerewe mu karere ka Huye? Mu karere ka Huye ukuntu naje kuhisanga, mama wanjye nyine yambyaye akiri mutoya, nigeze abona ubushobozi nyine bwo kungumana muri no Kigali. Ego naje nyine kujya kureberwa kwa nyogokuru. Ukuntu naje kwisanga inaha i Kigali nyine mama nyuma yaje kuntwara. Ego yaje kugutwara akugarura muri uyu mujyi wa Kigali, hanyuma yarakoze kubera ko yarabonye adafite ubushobozi bwo kukugumana, koherereza umubyeyi we, nawe akora iyo bwabaga, araza arihiringa cyangwa se arahihinga, abona ubushobozi agarura wa mwana yari yarohereje kwa nyogokuru. buriya ntabwo ariko twabyita kunzana nyine i Kigali. Hari imbogamizi nyinshi yahuraga nazo yashaka ko mufashaho. Yaramaze kubyara abana 4 b'indahekana ari 2. Yabyaye impanga Inshuro ebyiri ababyara ari indahekana. Ubwo nibwo yaje kuntwara nyine ngo mufashe. Urebye ntabwo yaje kuntwara ngo ku mpamvu nyine z'ubuzima bwanjye wenda kugira ngo anyiteho cyangwa mbeho neza, kuko n'ubundi nari mbayeho. wari ubayeho. Ese waba wari ufite nk'imyaka ingahe icyo gihe? Icyo gihe kugenda byuka nafite imyaka 8, yari ngeze mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza. Mwaka wa 2 ufite imyaka 8, urimo uriga kwa nyogokuru. Mama wawe abonye biramucanze kubera abana b'indahekana tuwazana Lisi akamfasha. Hanyuma wageze i Kigali, bya shuri urarikomeza cyangwa? Ishuri byahagarariye. Uvuye mu ishuri ufite imyaka 8? 8. Ubwo uzuze gusoma? Azi gusoma? Ntabyo. Uraze ko ufite telefone ya smart. Oya, Alice, reka tuganire. Uvuye mu cyaro ufite imyaka 8. Uje kurera barumuna bawe 4. Nawe wa 5. Ese abo bana wumvaga ufite imbaraga n'ubushobozi bwo kurera abo bana ukabashobora? Hanyuma mama wawe ndibaza akajya gushaka ikibatunga. Kushobora abo bana ntabwo nari mbashoboye kuko n'ubundi basaga nkaho bandusha ibiro. Nyine twirirwanaga mu nzu bakora amakosa bihorera, nyine urumva bari abana batangiye gukapa akamara ntabwo bari bato cyane, sibyo ko bari bari mu rugero nyine rumwe. Bari bakiri 2? Bari 4 bose, ariko nyine bari mu rugero rumwe. Urumva nyine kubafata afite imyaka 8 ariho nateruraga nkanago. Nyine ntabwo nababashaga sibyo kwicara imbere nkabareba gusa nkategereza mama yavuye guhaha. Ubwo nawe nyine yakoraga nk'ikiyede gutyo nyine tukamutegereza amasaha 9 akaza kubosa gutyo nyine na rimwe. Ese mwari mutuye hehe hano muri uyu mujyi wa Kigali? Twari dutuye hari Mageragere, mu kagari kavuganyana. Nuko birumvikana ko ashobora kuba cyavuze wenda kubyara abana b'impanga iyo bakuze mama nari byiza, ariko hari ikintu nshaka kukubaza ngo iyo nk'umubyeyi yabyaye nk'impanga mu bana ngo abyaye ngo abari nk'umuntu uzabyara impanga bari cyane rwose. Mva ibyo bintu nabikoreye iperereza, nasanze ari byo byanze bikunze. Wa mwana wavukanye n'impanga nawe niyo yaba atari uwo mwana wavukanye n'impanga akaba ari umuvandimwe we, byanze bikunze nawe izo mpanga ziragaragara. Ubu ngubwo mu bana b'iwacu harimo uzabyara impanga kuko natwe iwacu dufite impanga cyane. Umukobwa wese tuzaryamana tutari twakora mu bukwe azanyirinde hari igihe yasanga ndi rubyara 2 tayari. Ahubwo witegure gushaka ubushobozi kuko umunsi uzabyara 2. Oya niyo se n'itegeko ngo mbyare 2 wenda by'agateganyo. Oya iwacu dufite impanga. Ese naburi iyo umukobwa agiye wenda
iyo umukobwa wenda mwakumwe nyine abakobwa batwara inda bari iwabo ko mbona batwara inda y'umwana umwe bakahagira ngo ubushobozi hagizemo bateri babiri. Ibyo Imana nibizi koko wenda ndibaza n'uwo mubyeyi wenda niko byaba byaramugendekeye. Noneho jyewe mfite ndacyabaza Alice, urugendo rw'amashuri yawe rurangiye ufite imyaka 8. Ese Alice, ndatekereza niba nyuma waraje kugira uko ubigenza ukamenya gusoma, simbizi. Mbese uzi gusoma no kwandika? Gusoma no kwandika ndagerageza, bimwe na bimwe ngenda mbyibagirwa. Kabyo nyine rigiye ntekereza gukora nk'ikintu nyine kiri bunsabe nko kwandika, ako nyine bikanga. None se buretse mama kiba Alisa iyi telefone ayikoresha gute? Iba no mu cyongereza uyikoresha? Smartphone uyikoresha gute kandi iri no mu cyongereza? Cyangwa ntabwo uzi Ikinyarwanda? Oya, burya telefone ni akantu k'amayobera. N'umuntu utazi gusoma azi gukoresha telefone. Okay, ikindi nanone ngiraho ikibazo nukuntu ngusanga umuntu ngo atarageze mu wa mbere primaire n'urugero abo bantu babaho ngasanga umuntu kuva yavuka ntigeze akandagira mu ishuri ntazi kubara ariko azi kubara amafaranga ngenda namuzi. Icyo ni ibintu nyine ni gute umuntu aba azi kubara amafaranga akazi kubara indimi? Oya, amafaranga ni amafaranga hari ibintu Imana ishyiraho umuntu kandi burya nubwo waba utazi gusoma no kwandika hari ubundi bumenyi Imana iba yaraguhaye. Amaco y'inda yo kubara amafaranga ntumenye kubara ibibare ibyo byo ni narenyebaza uyu mwana witwa Alice, sibyo Papa Kigali? Uyu mwana witwa Alice iyo umureba ubona n'ubundi ari umwana mutoya pe, myaka ufite kugeza ubu sinyizi ariko bigaragara nk'umwana muto. Ese Aline ubonye nk'ubushobozi cyangwa ukabona nk'umuntu wavuga ati uriya mwana aho kugira ngo aguma aho yaracikirije amasura ari muto namufasha nkaba namwishyurira, cyangwa se hakaboneka umushinga runaka uvuga uti abana bacikirije amashuri baze bige imyuga? Mbese Aline urabyumva ute? Alice ndakunda kuvugishwa nkavuga Aline umbabarire na Alice, uramutse ubonye ubufasha wakiga wasubira mu ishuri ukiga cyangwa se wahitamo kwiga imyuga? Umva ubitekereza ute? Gusubira mu ishuri biragoye kubera wakoze ku mafaranga. Bivugisha ukuri kubera wakoze ku mafaranga ntiwasubira mu ishuri. Rega amafaranga araryo uziko ngewe nabonye hari imyuga yaje ngo biga amezi muri 6 ngo bakiga babamo. Noneho baranyandika barambwira ngo nta telefone ngo nzigana. Ndibaza nta telefone nzigana nzi ukwezi kwa mbere nakora ku mafaranga ukwa kabiri imyuga ndavuga nti Imana niba ari umugisha wanjye uzacisha hano ndayihorera. Uti ndakurikira amafaranga amezi 6 nakora ku mafaranga ariko umwugura nawe ufite ntufite se umwuga wo gukina amafilime si nkubona impande zose. Nyine byari bifite akamaro pe ariko urumva amezi 6 nakora ku mafaranga kuko no kumbwira ngo nsubire mu ishuri kereka ndi bujye niga mpembwa byibuze bangendera duke ku kwezi. Ubu nyine ndashaka kubaza Alice nimba koko ubwo bushobozi buramutse bubonetse wakiga nk'imyuga? Ego ndiye imyuga nayiga ariko gusubira mu ishuri byo oya. Oya cyane. Wigeze wumva wajyaga wumva ikinamico irimo Bushombe ko Bushombe yize yigana n'abana be ari umuntu w'umugabo? Nguki Bushombe yize amashuri abanza yigana n'abana kandi Bushombe yaje kwihangana arigararangiza. Ariko ni muri filime? Ni muri filime. Nize ngo byabayeho. Hanyuma wowe ubonye iyo myuga wayiga? Ni ukuri abantu bakurikira filime ya Mama Kibaya hagize ubona umwuga cyangwa afite ubushobozi akagira n'impuhwe ashobora gufasha uyu mwana agasubira mu ishuri. No kuri burya gucikiriza amashuri birababaza. Hanyuma umaze kugaruka kwa mama urimo uramufasha abana nawe arajya gushaka ibibatunga, byaje kugenda bite? Ndashaka kuguha umwanya rwose ukatubwira mu magambo arambuye. Wari wagereje ahantu wasigaranaga abana bagakosa ukanabihorera cyane ko bakurushaga ibiro wanamuterwaga mu gatembagarana, nyuma mama akaza gutaha azanye icyo kurya, hanyuma
byaje gukomeza bite, byagenze bite, tubwire. Uko byaje gukomeza, ongera ijwi. uko byaje gukomeza nyine twakomeje kuba muri ubwo buzima. Mama ajya guhaha nyine nkasigarana abana, rimwe na rimwe nyine hakabaho n'amafuti, amakosa, nkakubitwa, nkahanwa. Ariko nyine abana baje gukura bagize nk'imyaka 4 nibwo naje gutandukana na mama. Bagize imyaka 4, ubwo wowe wari ufite imyaka 12. Ese hari ikindi ntakubajije, mwaba mufite papa wanyu? Ya papa yarahari mu bana? Yarahari ko muri icyo gihe ntabwo yarahari. Muri icyo gihe mama aza kumamagara, papa ntabwo yarahari. Yego. Papa yarataye mama nyine, yaragiye akimara kubyara abo bana. Ariko nyuma aho yaje kugaruka, aza kugaruka nyuma y'igihe. Birumvikana. Hanyuma wowe waje gutandukana na mama ku myaka yawe 12. Ese iyo myaka 12 mumaze gutandukana n'umubyeyi wawe werekeje hehe? Nahise subira mu ntara kwa mukecuru. Wahise usubira mu ntara, urongera usanga mukecuru mu myaka 4 yari ishize mutabana. Mukecuru arakwakira, kugusubiza mu ishuri ntibyari bikunze. Ese ahantu mwabaga hari Imageragere nta buyobozi bwazaga ngo bubone ko uwo mwana atiga, aba mu rugo kandi arimo akora imirimo ivunanye itajyanye n'imyaka yari afite? Nyine kuko nari ndi mutoya, numva nanakuze gakeya. Mama nyine yo bazaga yabumvisha mu buryo narageze igihe cyo kujya ku ishuri. Akabumvisha bikarangira, akanabatakira babwira ko nta bushobozi afite, anjyanye ku ishuri atabona uburyo nyine twabaho n'abana. Nuko byaje kugenda. Ariko ubwo buyobozi bw'icyo gihe nabwo ntabwo bwakubereye intangarugero? Oya, ntabwo ari kutambera intangarugero. Bwarambonaga ariko njye nta kirego natanze. Bwarambonaga kandi nari ndi mutoya nyine, bigaragarira buri umwe ko nari umwana wo kujya ku ishuri. Ariko tukiri aho ngaho, ubuyobozi nibwo bureberera umwana. Ntabwo ari kuvuga ngo ntiwagiye gutanga ikirego, ahubwo nk'uko bakubonaga mu rugo bagombaga kwibaza bati biriya mwana uba mu rugo utajya ku ishuri abandi bajyayo biti? Bigeze baza kubibaza mama wawe? Baramubazaga akababwira ko utarageza imyaka. Babonaga se udafite n'imyaka 4 nibura? Se mama Kiba, uzi ko ngewe ubwo ndabivuga bitewe nuko hari uburyo mbizimo. Uzi ko ibyo ngibyo hari abayobozi no kuvuga mu mwana ngo batinze ngo kumujyana ku ishuri, ushobora no kumubwira ati nabuze ibikoresho. Wenda n'umuyobozi yakagukorera ubuvugizi ukabona ibikoresho ukajyana umwana ku ishuri, akakwihorera akabwira ntagire icyakubwira. Rero hari igihe biterwa wenda hari na sosiyete n'abayobozi wenda bayoboye, nabyo birashoboka. Niyo mpamvu mubonenga n'abo bayobozi b'Imageragere ndanenga. Ubuse baracyariho icyo gihe ntibanavuyeho? Baracyahari. Ndabanenga kuko babonaga umwana ari mu rugo kugeza ubu. Mu byatumye ubuzima bwe budashyikira amashuri nk'abandi, ntabo bayobozi babifitemo uruhare. Bagombaga kubaza nyina, basanga nta bushobozi afite kuko bakaba bamugira inama y'uko yabona ubushobozi umwana akajya ku ishuri. Ibyo ntibyabaye. Ariko noneho aho tugeze ahangaha, ubuzima bwawe muri iyi Kigali, mama mwarasubiranye cyangwa guhera ubwo mwahise mutandukana? Mama ntabwo twongeye gusubirana. Ubwo ntabwo ndi buze kwivugaho byinshi ngo mvuge ubuzima aka kanya mbayemo. Ariko nyine mama ntabwo icyo gihe twongeye gusubirana. Naje kujya kwa nyogokuru muri iyo myaka 12. Biza kurangira nyine ngiye ahandi hantu muri famiye kwa mama wacu. Mama igihe kinini.
nubwo ubuzima naje gucamo nyine nyuma yabwo ntabwo ndibuze kuvuga ukuntu nagiye kwisanga i Kigali. Ntabwo ndibuze kubivuga. Wisanze i Kigali uraza urahaba, ubu se urihe? Ibyo ntabwo ndi gushaka kubivuga. Ntabwo ushaka kubivuga, turebe Alisa tumubone ngo turi kumwe, ntituzi aho ataha, ntushaka ko tuzanahamenya. Kuhamenya byaba ari byiza, ariko ntabwo niteguye kuba nahita mpavuga. Yego. Ese Papa Kigali, Alisa yatubwiye ko uri inshuti ye. Kwa Alisa iwabo urahazi? Nose niyo naba amazi ntabwo naza kubavugira hano kuko nawe yabigize ibanga. Yabigize ibanga ndahazi, ariko nimumbaze ngo nagira ngo numve ko koko ukwaba uri inshuti ukaba utaza hataha nabyo byaba ari ikibazo. Inshuti yanjye rwose kandi nawe hataha ndahazi, ariko ntabwo nabigira kuko nyine nawe yabigize. Ariko hari icyo nshima Imana, nimba Alisa yaragarutse akaba i Kigali akirwanaho nk'uko n'abandi bose babikora, agakoresha imirimo y'amaboko, ibyo yakoze simbizi, ariko icyangombwa ni uko akora akabona imibereho. Mwaje kubigenza mute kugira ngo ese kwa Mama Nike ayo mashuri mwiga muriyishyurira cyangwa harimo ubufasha? Nariyishyuriye kwa Mama Nike. Wariyishyuriye. Papa Kigali aje kwiga murahahurira? Mbese kugira ngo mujye kwiga ibijyanye n'amafilime, hari aho waba warigeze ukina mbere y'ibyo wenda bakabona ko utabizi ugahitamo kujya kubyiga? Ahantu nigeze nyina niko nakuze numva nyine nkunda gukina, numva nshaka gukina amafilime, mbikunda, ntahantu nigeze nyina. Nta na hamwe wigeze ukina waricaye uratekereza uti kugira ngo ngire ubumenyi buhagije reka ngende njye no kubyiga? Ese Papa Kigali, wowe nko kujya kwiga kwa Mama Nike, kandi ko nkunda kukubona ku mbuga nyinshi cyane ukina hirya no hino, ese nakubonye kwa Mama Kibaya turakinana, nakubonye kuri TikTok, nakubonye kwa Nyamabondo, yewe nakubonye no mu yindi filime ntibuka uko yitwa, niba ari mu Gasyata nimba ari hehe, nigeze no kukumva utanga ibiganiro nimba ari Igikondo sinzi sinamenya hariho. Ese Papa Kigali, wewe watekereje uti kuvuga ngo reka ngende njye kwiga nongere ubumenyi, subire kwa Mama Nike, njye kwa Mama Nike nongere ubumenyi noneho nkine? Ese filime warazikundaga, ariko kuba uzikunda biragaragara kuko uzikina cyane kandi kenshi? Njyewe mu by'ukuri filime namwe mbikunda. Namwe mbikunda cyane, ubundi natangiriyeho mbere na mbere n'iyi ngiyi natangiriye aho niyo nagiyeho bwa mbere. Ibindi byose byagiye biza nyuma, iby'ibiganiro nagiye nkora. TikTok yo nari nsanzwe nyibaho gakeya. Rero n'ubundi ntiwafata ibya TikTok ngo uvuge ngo wenda kuri TikTok ngo niba ngo bakureba nibyo ngo byaguha location ukazajya ngo ubona aho ujya gukina bitakugoye, wapi? None nagiye nandikira Mama Nike ngo azakire muri filime. Wenda mvuga ni umusari we abafite nyine ahantu hari location ntabwo yahayoberwa, nkajya mwandikira ngo azanshakire filime nkinamo. Kera kabaye abarambwiye ati hari ishuri dufite ribyigisha, ati uzaze nyine nawe tukwigishe, ati tuzanagushakira filime. Mu by'ukuri numvaga yuko gukina nyine ngo nzi gukina ngo nine nzi gukina tu. Wageze uribura? Nageze kwa Mama Nike koko nsanga nari nkwiye kuhajya pe nkiga. Nini ibintu batwigisha biba bikenewe. Ubwo nanjye narageze nsanga nta kintu narinzi. Babyita kongera ubumenyi. Barabumpaye kandi n'ubu baracyabumpa. Ese muhiga imyaka ingahe? Noneho kwa Mama Nike ahantu bibera byiza. Mama Nike uriga ukaguma uri uwawe. Mwamamamarije pe. Uriga mwakoze ibishoboka byose. Nukuri kwa Mama Nike umuriga ukaguma uri uwabo ntibajya bagukuramo. Kuko n'abantu baba legend baba muri sinema nyine bazwi n'ubundi tuba twigana. Oya no kumwamamariza nta n'ikibazo, n'abandi bana bashaka gukina amafilime bazajye kureba Mama Nike, abashyire mu ishuri bige bahabwa amasertifika, nta kibazo. Nukuri Mama Nike ni umuntu mwiza, baba bana kandi nubwo baca n'amafaranga menshi ugereranyije n'andi mashuri yigisha nyine ibintu nk'ibyo bya acting, bajya kuguca bakaguca akayabo k'amafaranga. Niba atari ibanga se baca ngahe?
oya none se ubundi tubigira ibanga so tubigira ibanga okay ariko n'ubundi kwa manike nzi ko naho okay ntacyo reka tubigira ibanga ariko baca udufaranga duke cyane ni nk'uko kugura umuneke pe mbese ni nk'utwugura umuneke ni nk'utwo kugura umuneke cyangwa urusenda oya ni byiza cyane ubishaka wese nagufasha ntabwo twananirwa kumwamamariza kuko turamukunda nabonye nka promotion yazaye none se umuneke urahenda ugereranije n'amafaranga mamanike aca abantu mamanike ni promotion yazanye kuko andi mashuri narabikurikirana nsanga abaca amafaranga menshi mamanike naramubaje se bishyura ngahe ambwiye mbanza avuga ntiye urikanga ati nangahe mitavuga ni kuki ntabimenye na mbere hose kandi n'ukwiga mpaka wanze urinda upfa ukiri mu iyo groupe none se tukiraho ndashaka ko tugaruka tukamenya ukunda gukina filime ni nayo mpamvu wagiye kubyiga ubwo ndabaza Alice ese ari ninde muntu ukunda mu bakinnyi ba filime nyine urebera kugira ngo akubere intangarugero abantu nkunda mu bakinnyi ba filime umwe uvuga ati uyu nguyu yarampomba mbaye nkaya none nanjye nabanemeje abantu ni nawe okay biranashoboka ko none se birashoboka burya hari ikintu njya ntekereza Diyo gukina filime ni ibintu byiza nyine numva ndabikunze ku buryo nta wigeze ureba ngo uvuge utu no muntu arakina neza ndamukunda numva nakina nkawe nagiye nzibona nyine abantu bazi kwagitinga neza ariko nyine sinabashije kubafata amazina biranashoboka wenda nabyo urebye se nk'inshuti yawe Papa Kigali ko tumubona turi benshi mbese wabonye azi gukina cyangwa Papa Kigali azi gukina cyane na hariya hepfo turi ku ishuri aho turi kwiga yego ubona ko azi gukina cyane yego sha noneho nicyo wamukundiye Papa Kigali ntabwo ari byo gusa namukundiye ndi n'inshuti nziza uri n'inshuti nziza cyane uvuga n'ibindi ntabwo se baretse akavuga n'ibindi warasa ku ntego gasa ku ntego ntaraze ku ntego uvuga byo akoresha inshuti warasa ku ntego none se ikibazo kindi mfite nakubajije ngo nuwe mukinnyi w'amafilime urambwira uti ntawe nyamara kwicaye iruhande urumva ufite nako wamukundiye ubu koko nabikite okay ntabwo nabikitegererezo kuri Alice kuko twese turi kwiga turi ku ishuri ariko wagiye kwiga usanzwe ubikora ariko Alice ntaho arakina na hamwe ariko nanjye mu gihugu nta zina mfitemo ndacyari gutangira kwiyandayanda ariko nibuze Alice yaravuze aturi yabe nibuze Papa Kigali azi gukina pe niyo turi mu bandi usanga Papa Kigali yemeza azi gukina ariko ibyo nanjye aranyamamaje ibyo ntabwo ari na bibi icyo gihe nabifuriza nk'abana bato nuko mwakina mukagera kure hashoboka kandi mukiteza imbere mukabasha kuva ku rwego rumwe mukajya ku rundi ku buryo mu gihe kizaza nyirafu wazajya wumva aho bavuga bati Alice yakoresheje igitaramo ahangaha tugahurura Papa Kigali tugahurura Papa Kigali njyewe nzajya njya muri arena nuzuze ngo njye muri ya stade bahita gute ibyo bya stade nuzuze ibyo no muri convention bajyamo nimba bajya no muri convention nuzuze Papa Kigali noneho kukugira inshuti ni ukwiteganya ari urabyumva umuntu utari inshuti nanjye ahubwo ari inshuti nanjye arahombye ikindi kintu nabwira no makiba umuntu uzi ko afite nimero yanjye mbisubiremo umuntu uzi ko afite nimero yanjye nayibike neza ayikomeze kuko mu minsi iri imbere kuyibona uzajya ubanza kwishyura yesu we kuyibona umubare umwe byibuze amadolari angahe kuko wenda 0.7 ni ibisanzwe ariko imibare ikurikiraho nge rero ku cyifuzo cyanjye no gukunda kuganiriza abantu kuri iyi cano mba numva umuntu yava ku rwego rumwe akajya ku rundi kandi nkumva ko indoto y'umuntu yaba impamo agakina amafilime kandi agakina neza ku buryo n'undi wese uzamubona azavuga ati ngize amahirwe nakina nka Papa Kigali cyangwa nakina nka Alice ubwo rero mba numva ko nshaka abandi bantu ushaka gukoresha ikiganiro yumva cyamuhindurira ubuzima ikiganiro yumva kimuri ku mutima azajya aza kuri channel yo kwa Mama Kibaye ahubwo bahe nimero yawe ni karibu nomero yanjye ujye unayishyiraho
nomero yanjye ni 82 6 7 1 Mama Kibaye. Ndabararitse kugira ngo mujye muza dukore ibiganiro umunsi ku wundi, muze duhindura ubuzima ari jye namwe twese duhindurirwa ubuzima hamwe n'Imana. Imana izadufasha. Mbese iyo mwicaye wumva ufite intego yo kuvuga ngo ndashaka gukina filime nkagera kure hashoboka, ese mujya mutekereza ko ushobora kugera kure hashoboka ubifashijwemo n'Imana? Cyangwa se iyo mwicaye muramwikomanga mu gatuza muti ngewe ku giti cyanjye nzabishobora rwose? Ndashaka kumenya ku kantu ikintu nabonye cyo ibintu byose wakigira wakizigiza utakizigiza, Imana niyo ya mbere. Uba ufite impano, uba ufite yo ku rwego mpuzamahanga, Imana niyo ya mbere. Itagukoreyemo ivuga ati mwana wanjye ngukoreyemo nkoze igitangaza nyambitse n'imyenda, ntacyo wakora. Nawe se urabyumva utyo cyangwa hari ikindi? Imana niyo nkuru, kandi nanone Imana ishobora byose. Yewe hari aho nasomye muri Bibiliya numva haravuga ngo iyo Imana idahari abarinzi barinda umudugudu babera amaso ubusa, sibyo? Ushobora kurinda umudugudu ukaryama ugasinzira, abajura warindaga bakaza bakiba ndetse nawe bakaba bakwiye. Ariko buri Imana nayo rero ifite ubushobozi ntamenya ari bwoko ki. Iryo jisho ry'Imana rireba isi yose, ubwo mubasha bwayo bwa buri ko aho turi ku isi yose buri mwe aravuga ngo Mana, undi ati Mana. Imana nayo rero hari igihe nyitekerezaho nkumva ubwanjye ndicanze. Iby'Imana ni inzira ndende, ni amayobera matagatifu. Abagatulika nibo bakunda kuvuga ngo niyobera ritagatifu, ni amayobera matagatifu. Ariko yemwe bana batoya, genda saba Imana kugira ngo ibagure mu bumenyi ndetse n'ubushobozi. Ari usengera Ese ibaze ko abantu bajya bameza ngo ngiye musengerayo, nyivuga muri ADP ati toka satani, ko nanjye kubyemera biragoye. Ngenda umwadeperi imbere cyane indani. Nzewe aho ho ndumva atari ndumurokore wo muri ADP. Uramutse urebye Papa Kigali wamubarira muri ADP cyangwa wamubarira mu yandi madini? Amadini yahese ahubwo nayawe ku giti cyawe. Ubwo se na Katolika yamwemera? Iravuga nawe nakanse. Ngiye Papa Kigali ndi umurokore wo muri ADP, ndasenga, nasizwe amavuta weda, narabatijwe. Papa Kigali wo muri ADP, uwe madirede wa maherena. Ariko si byo ngibyo ijambo ry'Imana yava mujye mureba ibyo mvuga, mwumva ibyo mvuga si mwumva ibyo byanditswe kuhe murongo? Aho se bayanditse Bibiliya mpari ko nzi ko byanditse muri Bibiliya. Burya bavuga ngo jyo mureba ibyo mwumva ibyo mvuga ni mureba ibyo nkora. Aho byanditse, kandi byanditse ibyo bivugwa na padiri. Imana ngizahagarara ku bitugu ngo by'umuki ngo ibwirize ubwoko bwayo. Wasanga ari nkange rero kubabera icyigisho, mukomeze mu nsozo. Oya, ntabwo tugusuzuguye kuko nukundi umwadeperi asa mahere nagutwaye. None se Alice yambaye amahere, Alice yambaye amaherena, naye wambaye amaherena, birajyanye. Rero nigeze kujya gusengera muri ADP, barangije rero nambaye ibikomo byose arabituraguritse, amaherena amatwi bari bayashyize mu makiro. Mureke mbabwire ibyo bintu ngo wenda sinzi niba muri ADP rero wenda byabanze ubwo ari kera. Nge nyinjira mu rusengero kambwira ngo nambaye udukomo twangira kuduca hashya. Mwiki hashya mbe umuntu w'Imana aratwika. Mama kibereka nkubwire hari akantu kakubaho umuntu akakuzamurira isukari akabwira ati Imana ntizi iminota ibitu wizamutse, ukakubwira ati Imana ntizi iminota 2 nkwereka akantu nkora iminota se simba neza. Arabonja numva bavuga ngo nuko Imana yangize imbwasha ngo ubundi twagomba kuba tubonanya. Oya ngewe twakabonanya ariko nyine idagadura. Imana yangize no mu buzima bwawe wamwumva ari byo ibyo bintu. Mu buzima bwanjye ndakijijwe nera n'imbuto, ariko ari umuntu nkorogoshora nkasaba Imana iminota 2
avuga ati mana mi minota 2 mwereka akantu nkora aho kwihangana biranze ubundi ngakora mu nganzo reka turi mwisi birangiye kwanza nifashe hasi turi mwisi sinzayibamo nk'isi ningera no mwijuru nzamenya ko ndibayemo ariko nta muntu akakora mu nganzo akamwereka ndasabye Imana iminota 2 ariko yo nkavuga ati kagira ubundi ukagaruka mu byinshi Imana tubanze neza iminota 2 nkobora abantu mushinge mwagaje nge rero icyifuzo cyanjye nuko waba umwadeperi nkuko ubyifuza nawe nta nicyo bigutwaye ubundi Imana ntirebera ku misatsi ikireba n'umutima w'umuntu ikindi kandi ngewe bana batoya ndabakunda mbifurije gutera imbere mujye muza dukora ibiganiro uko mushobojwe mubonye akanya kandi mubwire n'abandi nabo baze ni karibu kuri channel yo kwa Mama Kibaye ndabashimiye murakoze nimba Papa Kigali hari abantu wifuza gusuhuza wabasuhuza nta kibazo Mana ntabwo nenda kubasuhuza mbasuhuriza ku mbuga nkoranyambaga zanjye ikibazo sindi no kurireza okay mbasuhuriza ku mbuga nkoranyambaga zanjye Mana uyu wese Mana Faburi ko nimero iba kuri WhatsApp nayibuze iyi mbipisha mbasuhuriza ku mbuga nkoranyambaga zanjye barabizi bakomeze bankunda nyine n'abanyanga nabo nuko tugenda mbese Alice wowe hari abantu wumva wasuhuza rwose ukabifuriza umugisha w'Imana mwanya n'uwawe ubwo njye hari nifuza gusuhuza ubuzi neza ko nubavugira ahangaha batazabibona akakwikoma nimba ari harimo abo mu cyaro umuntu wo mu cyaro uramusuhuriza hano kuri YouTube yarangiza ngo wingunyirigana ngo ku macano yanyu mbuga nkoranyambaga ngo yangize ita umuntu wo mu cyaro ntawe nsuhuje ndabibushije oya reka Alice abasuhuza ubitekerezeho suhuza oya numubuze gusuhuza abagenzi yumvira yambuto ya ADPR ariko umubibamo sha ni nyirafu nibyo arabatara ADPR usuhuza umuntu wo mu cyaro uri kuri kamera ngo umwirirwana ku mbuga nkoranyambaga rega burya mu cyaro ni Kigali twese abatuyemo barasa Alice suhuza bumva nicyo wakumva wababwira nanjye ncuhuje abantu bose bari buze kudukurikirana kuri iyi channel yego ndabashuhuje cyane badukunde cyane njye n'inshuti yanjye Papa Kigali yego amahoro y'Imana bane nawe ndabashimiye naho ubutaha goodbye bye tuhaguruka se mwakatinze